nzira mu rugo dore igihe wateshereje umutwe pe dore igihe waneshereje ubu ngubu uba ufite ubwenge niko nta soni ufite fata n'ibyawe akira ibikapu byawe kutumva akira ufata ibyawe uzi kuri seriye ndi seriye nyine ko udafata ibikapu byawe ngo ugende umvira mu rugo mvira mu rugo niko mubwiye gira vuba vuba mvira mu rugo ndakurambiwe unsohokere mu rugo ugende ndakurambiwe ahubwo ucunge neza kandi usize hano mu nzu yawe ucunge neza uzi kuri seriye ucunge neza uzi urebe ko nta kindi kintu gisigaye hano mu nzu yawe yanjye kuko simukeneye hano madamu narakubaye bagiye kunyira sinye kontara hano nge ntago ndimbwa ndakubwiye ngo naraguhaze agasuzuguro k'abakozi hano ndagahaze urangwaje umaze kunesha rwose nta kwirirwa bimeze nabi muri uru rugo uyu mukozi ansohokeye mu rugo kuko niyo mahoro nge nzagira muri uru rugo. hari ikindi kibazo kinzanye cyihutirwa kirenze cyawe n'umukozi sibyo? Tantine injira fatira igikapu cyawe njye kandi mujye menya ko muri abantu bakuru ntabwo bizavamo mbwire mu rugo. Semani Ange mama yagiye he? Mama wazanze yagiye kuko araza gukora no munsi ijoro ubu nyine yagiye pe yagiye ku kazi. Abaganga nabo bane bagira furi ubu ngubu hajya atanambwiye se turarya iki ubu ngubu iri joro? Kazi ni akazi rega agomba kukajya hasi ubwo atakagiyemo nyine wabaho ute nanjye akamenya. Uwo munsi se ufite gahunda ki ko nshaka gutuma ku muhanda? Nta kibazo wantuma pe. Gutuma ka fondote dore kanashizemo kandi avuga ko nanjye uzazuma nkisiga nanjye nkamera n'abandi. Ubizi ko nta mutima mubi mwana. Nanjye ngire fasita ubundi tukambo nturangize ubundi ushobora wanjye namamagaye guturana n'umukozi uzi n'ibibazo dufite wumva ari byo bigiye Yega ntabwo byabura ndabizi ko ibyo bibazo bifite ariko nanjye mu rugo ntabwo umukozi yanyiharira nkaho ari ngiye mukozi kandi ngiye mwabuja ngo ndamubwira akanzamukana namubwira akanzamukana nimbuje ikibazo ukaba ucyumvisha ndi umugore ukaba umugabo wanjye ugomba kugira nawe uko ubigenza akanzira mu rugo ntabwo bishoboka. Gahunda yihutirwa itumye mva ku kazi urumva ko icyo kibazo nicyo cyihutirwa kurenza ayo makuru y'umukozi. None se ko nkubwiye ikibazo mfite ukigera hano umfashije iki? Ikibazo cyawe nacyumvishe kandi ntabwo nakirengagije. Muri byose rero wakabaye kugira ikindi kintu uvuga uyu mukozi yambuye imbere. Ibyo ndabyumva rwose cyane ariko ikibazo cy'umukozi turakigaho umukozi atakiri hano kandi ntabwo uko warakaye uburakari bugufashe ariko duhita dufata umwanzuro wo kwirukana. Tuzi ko twamuhawe na kampani kandi twasinyanye kontara kugira ngo yinjiremo hano. Ntabwo mbishaka. Ntacyo uretse turabivugana sibyo? Ihangane sibyo? Musohora mvi imbere ntagende ntabwo mukeneye hano. Uretse tubanze tuvugane n'ikibazo cyo mbwira numve. Keza Karame telefone ntawe nageraga nafite barayinyuze barayitwibye. Kira aka telefone ntabwo naringuze uzajya ugakoresha hano mu rugo ariko n'ujya kugenda uragasa. nta kibazo. Bamugurira telefone se nagahembwa iyo uvuga tukamukata ku mafaranga yakoreye. Ntabwo mbyumva. Yakira uhita ugendera y'ibintu ukora n'ikintu cyagita cyawe kijyana. Sawa urakoze boss. Byose genda wihuta. Sohoka se mvi imbere. Hello? Hi. Meze neza. Yani sen hiç keyifli. Wase ko wagiye nawe ntiwagaruka. Oya se ko utabimbwiye.
Ntasha nabyo nabonye ko ni gute ubabwira nanjye ntumbwire nka girlfriend wabo. I know. Ese iwanyu so wazi ukuntu hameze. Ubwo ubu turi kuwa gatandatu, ubu uzaza kwa kangahe? Wow, ndahari sheri nzaza. Nta kibazo sheri. I love you too. Nanjye kuwa kabiri shirazaza. Kuwa kabiri shirazaza. Ntamva imbere ngiye simba mukeneye mu maso yanjye reka. N'umukobwa agira ikinyabupfura gike cyane. Umukozi nyine urabona akagiye. Urumva umutima wawe utuje? Utuje ariko ntago ndatuza ko utaramusura ngo atahe. Ntacyo. Iriya telefone ntuyigire ikibazo. N'ubundi iriya telefone nagenda azayisiga. Oya, azayisiga. Ariko buriya aragoba nushaka ko ndutisha umukozi. Uruzi nakurutisha umukozi gute koko? Ntacyo akazi kawe ntabwo bizaza. Ukireba ukuntu usa, ukareba ubwiza bwawe. Ujya wibuka inka natanze. Sawa nyine. Ukore mwiza nkawe unagucaho nkajya he. Kamubwire rero ndutisha umukozi ntabwo. Ariko ntabwo byashoboka kubizwe urumva nabikora. Ntabwo nabikora. Noneho ahubwo ndeba gutya mu maso ngiye kukubwira inkuru nziza. Ngaho ngiye kukubwira inkuru nziza. Ora niyi. Ntabwo nyine. Tekereza nk'ikintu utekereza ngiye kukubwira. Bomba. Mu ishuri ntabwo bakwigishaga gufombora. Guteka ni icyaha. Niyo si yo baguhaga ibibazo byanditseho vrai ou faux. Ntabwo nzi gufombora. Ntabwo uzi gufombora. Noneho rero ndabona tugiye kumara nk'amezi 5 nta kazi ufite. Ngiye gukora njyenyine. Ubwo rero hari ahantu ndi kugushakira akazi muri ambasade. Yego. Yuko nawe ugomba kuva hano mu rugo ukajya gukora, hanyuma ibibazo byawe n'umukozi nta handi bizahura. Ako kazi bikugagushakira bambwiye ko habura nk'amezi 3. Ariko kaza kajya sigara hano. Ariko se amezi 3 buretse amezi 3 bimara kuba twamaze ku ibyangombwa byose twabishyize ku murongo, ukagenda ukajya mu kazi, ntabwo uzongera kubona stress z'umukozi. Uzajya utaha nimugoroba, umukozi yiriwe mu kazi, nta impamvu mucimbagurana nuko mwirirwa. Nzaba ndeba ariko shaka izo nsigarira ku rugo ntabwo byaba. Ese ntazajya hasigara wenyine? Ndashaka n'umuntu wanjye ajya hasigara. Aya, ntabwo mushaka. Ya kondote umva nzaba ndi ku cyangwe kwa kabiri. Cyaze wabaye. Mba nzamukwereka zo kona kubiye se. Uza amaze ahagaze se. Mani n'umwana nyine wakiza kiri mutoya nyine afite ibiceri byinshi. Baraguye hashashe. Ahubwo uzaze tujyane tumwe tubyere maze utaye mama kwereka. Umva ntabyo gutinza ntaho. Shambaye. Cyaze mwana. Hano telefone azanzanira ukuntu izaba imeze se. Nzayikuratira ma. Nzahita ngwakana. Nta kibazo uzabona. Nzahita ngwakana. Ngiye nsigane. Umva yasobwe ka nyine kame nigire nyine mu nzu. Nta kibazo nanjye ndaje mugire umuhanda nyine kugura kakana. Cyayo ndane kagafondote. Ariyo kagura nga. Ungamye we kuri telefone nyafite kuri telefone. Nimbabaza iyi cyasa. Ngire code nyoherezeho ntarebe ngewe ngiye kwa nibyame turavuga. Isa. Wese ngombwa ariko nawe ushaka wamuzana nta kibazo. Asazo nyine teza sohoka cyane. Ubundi uzabyara ryari? Wese utenda n'ingi witera. Ubundi ugomba gushaka. Avudamwe cyari giharimo.
hari igihe Wowe yaba arimo n'uwo uri munkangisha. igihe harimo tuzabivugurura tuzareba. Ubu rero ntabwo ndi busubire mu kazi. Mm. Ntabwo ndi busubire mu kazi uyu munsi turirirwana umaremo umujinya wose wari ufite. Ntugende ubanza uzane icyo kurya hanyuma tuganire birambuye. Musawe ariko abagore bose bafuha nk'umugore wanjye. Nuko nyine nakwifatiye ariko wagize ishaba nkaba ntirirwa hano. Kanze nkohereza ahantu ujye gukorayo nzajya nza muri pose. Telefone yanjye muguriye naramubyaye.